Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza abadukunda mwese muri mu bice bitandukanye by'isi. Ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi ibihe byuzuyemo amahoro n'umunezero, ndetse n'ibihe byiza byo gusoza umwaka w'ibihumbi 2024 yinjira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Abantu mwese mw'isi yose Imana izabahe kukandagiramo amahoro. Njye mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nitwa Bikorimana Bernard. Niba uri mushya hano kuri B Bernard TV, ukore subscribe, ufungure ku nzogera, ndetse ukore share, uduhe n'igitekerezo kugira ngo ibyiza dutegura gukora bijye bibasha kukugeraho mu gihe gitoya. Today it's another day. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku kantu k'ubwenge. Sinzi niba wari ukazi. Ndaguteguriza kugira ngo ube hafi tubashe kukabanamo ndetse no kugasobanukirwa. Yes. Yo my people. So uyu munsi tugiye kubabwira kuri honeymoon. Wari uzi neza se honeymoon icyo bivuga cyangwa icyo bisobanura? Ese wari uzi neza yuko honeymoon ibaho ku bantu babiri bahuje igitsina ariko baba bamaze gushakana, cyangwa se icyo twita gukora ubukwe? Yes. So no kuvuga ngo rero honeymoon ibaho hagati y'umukobwa n'umuhungu, bagafata igihe cyitwa ikiruhuko, bakajya ahantu runaka, safe place, bakaba bajya kuruhuka mu gihe kingana n'ukwezi. Ubundi iyo tuvuze honeymoon, muzi ko honey ni ubuki, moon ni ukwezi. Ubwo ni ukwezi kwa buki rero, bisobanuye ngo ni ukwezi ko kuryoherwa, ni ukwezi ko kwishima, ni ukwezi nyine kuba kutarimo stress cyangwa se imihangayiko runaka. So rero niyo mpamvu ngiye kubabwira iki kintu. Sinzi niba mwari mubizi. Wari uzi neza yuko umukobwa n'umusore iyo bamaze gukora ubukwe bafata igihe cyitwa ukwezi ko kuruhuka? Wari uzi impamvu ibi bintu bibaho? Dore impamvu ibyo bintu bibaho. Ni ukuvuga ngo umusore n'umukobwa bafashe icyo kiruhuko bakajya kuruhuka, cyangwa se bagafata ahantu runaka, safe place, bakajya kuruhukiramo. Umusore aba agira ngo amaking sure yuko umwana uzavuka aba ari uwe. Murabizi neza cyane ku gitsina gore. Igitsina gore kijya mu burumbuke cyangwa se kigira period mu gihe kingana n'ukwezi. Ukwezi iyo kugeze, abakobwa cyangwa se abamama bose bajya muri periode yabo, mu gihe cy'imihango nk'uko tubyita mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Rero igituma umugabo afata umugore we bakagenda ahantu hatuje, ni ukugira ngo umugabo muri cya gihe wa mugore bavuga yuko agiye kujya mu burumbuke aba ari kumwe n'umugabo, icyo gihe amushobora kumutera inda, rero ntashobore kujya mu mihango, akaba ariyo mpamvu babyita honeymoon. Wowe se wari ubizi ko ari cyo bivuga?